kubita ingegera y'umuhungu. Ati nta soni wowe, ku mbuga uba wigize umuntu w'umukire, reba ibyo bishati, dore ukomeze. Mugenzi w'inyuma yifashe ku munwa w'umukobwa, abandi ati bose arasebye kabisa. Ati nta soni wowe ingegera y'umuhungu idafite ubwenge, ukirirwa ku mbuga wigize umuntu wa cyane. Ati n'undi munsi utazongera kunyibeshyaho, njyewe ndi umukobwa uhagaze neza, reba nkawe uruzingo rw'umonjo rudafite 12, uraza kwirirwa wowe umfata nk'umuntu wagira ngo ndi ikigoryi, ndi igikoresho cyawe, wanjiji witagira ubwenge. Kubita ye baba we, mbega ishi uzi ko iyi minsi igoye, iragoye neza neza. Ndebera nawe bosi ko akakubitwe. Mugenzi we ati waretse wowe uri mu maki koko, waretse uwo musore. Ati ni ikihe kibazo? Reka mbabwire, abantu benshi nta rukundo bakigira. Dore uburyo afata ishati ze. Ndebera nawe, ese urukundo nyakuri ruracyabaho koko? Niyo filime dutangiye, niyo season dutangiye episode 1. Urukundo nyakuri ruracyabaho? Dore umukobwa uburyo ari kumugira, umva ndakwiyamye. Dore ndetse abagaragu be uburyo ndetse bari kureba bose akubitwa. Ndagira ukurikira unare. Buriya nushaka kumenya kukundwa, uzareke ndetse ubirebere ndetse mu bukene. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nubwo yabimeze gutya, abantu benshi bikundira inoti. Nta kindi kintu bakunda, bakunda amafaranga, bakunda ubutunzi bw'isi, nta kindi. Dore uburyo amuseka, dore uburyo. Ese abakene tuzavuga? Ese abakene ntabwo tuzatereta? Ese abakene ntabwo bazigera ndetse bahabwa agaciro? Umusore w'umukene ntazabona umukobwa mwiza akunda. Ese bimeze gute? Ndagira ngo wandike muri komenti, urukundo nyakuri ruracyabaho koko? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakwereka bari abakobwa babiri, ibi bintu bibaho inshuti z'umusaraba. Abantu bagakunda iby'isi ntibakunde ndetse abo ndetse bagambire gukunda, abo bagakunda iby'isi. Arimo aravuga ngo ceceka none vuba, wagasore we ndetse kakagoryi, agasore kadafite 12, agasore ndetse nta kintu kigirira, agaswa gusa kadafite 12, wagira ngo ndetse katowe ndetse muri Nyabugogo cyangwa se muri Nyabarongo. Ubwo ugira umutwe utekereza, ubona uri muzima. Ese iyo wirebye ukandeba, ubona njye nawe twahurira hehe? Wanjijiwe, wa kigoryi, wa nyangaragatawe, umva urya mwandagazi. Birababaje inshuti y'umusaraba, birababaje bene data. Ndebera, urukundo nyakuri ruracyabaho koko bya nyabyo? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Niyo season dutangiye. Iyi season ikwigisha byinshi cyane. Mugenzi we nawe yamwanze. Ndebera, ese aka gakobwa kose ko nakarishinze, reba uko kameze, wagira ngo rwose none se yarazi kaza ndetse aparitse Vigo, yarazi kaza aparitse V8, yarazi kaza go. Ndebera nawe, ese ugira ngo kugaragariza umuntu ibintu byose utunze ni byiza? Banza umenye uwo mukundana uwo ari we. Mureke guhubuka mwa basore, mureke guhubuka mwa bakobwa. Hari igihe benshi baza bakurikiye ubutunzi bwamara gushira bakabavaho. Ariko niwitonda ntuhubuke, uzabasha kubona umukobwa mwiza kandi Uwiteka yakuremeye w'agaciro. Uzabasha kubona umusore mwiza Uwiteka yakuremeye w'agaciro. Ndagira ngo ndetse ntukajye uhubuka. N'uyu mukobwa arahubutse, akubita uyu musore ndetse aramwandagaza. N'ubu aracyamwandagaza, aramubwira ngo banza wirebe, n'imikandara wagira ngo ni ibiziriko by'abazimu. Ari njye ubwiye gutyo my friend. Umukobwa uri inyuma ye yumiwe, byamucanze. Ese uba uri urebye uyu mukobwa ukareba ndetse n'uri inyuma, umwiza ni uwuhe? Umukobwa uri inyuma byamucanze, ari kwibaza mugenzi we ibyo ari gukora. Kupita ndebera nawe, uyu musore yagowe. Ako kanya yafashe ndetse barataravuga ati cushwa aha tugende. Wa mukobwa yaraje aramubwira ati wa musore we ihangane basi,
ati Paul, ati nta kundi byagenda, ati nyine umuvandimwe cyangwa se inshuti mfite ni kuri imeze, ariko niwihangana. Ati ese, ati mu rugo ni hehe? Ati ni mu majyepfo. Ati ni mu majyepfo? Ati okay. Ati none se basi ufite tiki kujyana? Yo, abantu b'imitima baracyabaho, abantu bakigira urukundo baracyabaho, birashoboka wenda ko bagihari. Ako kanya umusore yajunguje umutwe aravuga ati nayo yo, ese biragenda gute? Ako kanya ndetse yamwohereje itiki, aramubwira ati basi komera, ati kandi wihangane. Ako kanya umusore yajunguje umutwe areba mukobwa, ako kanya acaho na bodaboda ze ndetse n'agashati kumbi ni magagari, irebere na pickup yinjiyemo. Guhubuka kw'abakobwa ndebera, ahubwo aravuze ngo bose ni winjire. Ndagira ukuri cyunareba barakwereka, ndetse barakomeje baragenda barikomereza. Ese urukundo rwa nyarwo ruracyabaho? Turacyakomeje season yacu. Sasa bidatinze ndetse umukobwa wa mukobwa ndetse ari kujya ku kazi, urabona byamucanze, yashobewe, ari kwibaza byinshi, ari gutega. Kumbi boss umwe yakubise ati uriya mukobwa, ati ndabona ari mu muhanda, ati kandi ubu ngubu, ati yabuze bisi. Ati yego. Ati bose uramubona ifoto? Ati kandi wasanga uyu muntu, ati uzi koko, ati dusabye. Ako kanya bose yarijijishije, yambara fime, kandi urabona ko ari magagari n'ingofero. Ako kanya mu kwambara ndetse fime ndetse urabona yahise ndetse amuhara ifuti, barakomeza baragenda, ndetse databuja n'umukozi batangira kuganira. Aramubwira ati ariko bose, ati izuba rimeze nabi, ugomba kuduha konji. Sasa ako kanya umukobwa akitegereza, aba nk'umuntu ugize ikibazo. Kubona umuntu wasuzuguye ukamufata nk'udafite agaciro, warangiza ukamufata nk'umuntu w'umwana, uzi uburyo yamusebeje. Yaramwitegereje abona ni wa musore. Akimara kwado, abakobwa bo mw'iyi minsi reka mbabwire, nimukunde urukundo rwa nyarwo, mureke gukunda ubutunzi. Ereka ubutunzi ntacyo bwamara nshuti y'umusaraba, ariko ndetse urukundo, kuko urukundo ni rwo rwa mbere. Niyo mpamvu season yiswe ngo ese urukundo rwa nyarwo ruracyabaho? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ako kanya ndetse yahise agira ubwoba, aravuga ati ndavira mwahangaha. Ako kanya ndetse baparitse ndetse kuri arete, ndetse abasha kuvamo. Hanyuma umukobwa akimara kuvamo yaruma, aravuga ati kubera iki nakoze ikosa? Ako kanya ndetse yifata, ndetse amera nk'umuntu ubuze amahoro, ndetse atangira kwibaza byinshi, arashoberwa, yifata mu mutwe, aravuga ati kubera iki nahubutse ngakora ibintu, burya nuko ari umukire. Ati ya nshuti yanjye, ati ngiye kugenda mbere nk'ubasebeje, hanyuma nimara kubasebya abantu b'Imana ishyira cyabaho. Ati amwange, namara kumwanga hanyuma nzajya namufata, ndetse ngende mugarura buhoro buhoro, ndetse nongere dukundane. Ako kanya ndetse yaruma, aravuga ati mbega ukunda ari umukire, yo, atuzi ukunda ari umukire ukomeye. Ati rero, ati inzira ndibucemo zose ngomba gukora ibishoboka, ndetse nkamusebya, namara kumusebya hanyuma ndetse kubwo kugira ngo ndetse mbone uburyo nongera kumukunda. Ako kanya ndetse yari yibajijeho, ayitekerezaho cyane, amagambo aramushirana, ndetse yibaza byinshi biramucanga. Sasa ndetse bidatinze hari umusore hafi aho ngaho, ndetse yumva ibyo, ndetse arimo avuga azunguza umutwe. Bidatinze ndetse ako kanya nibwo ndetse umukobwa yakomeje kumirwa. Tugaruka hakuno, hari uwakomanze, tugaruka kuri wa mukobwa ndetse nanone wafashije wa musore. Hanyuma aravuga ati ninde, karibu. Ndetse nibwo yinjiraga. Bidatinze mu kwinjira ndetse aravuze ati ese ni wowe? Ati ni jyewe. Ati okay. Ati ni karibu rero. Hanyuma arinjira. Hanyuma mu kwinjira barasuzanya nk'uko bisanzwe, ndetse mu gusuzanya ntabwo byatinze, ndetse bakomeje ndetse kuganira. Aramubwira ati uzi ishati? Yego. Ati wa musore uzi ko yanjyanye ndetse shakoshi yanjye cyangwa se sakape yanjye, akanuza akakofi kanjye.
ati uzi ko yakajyanye kari mu ikigo ta Pandigo. Ati koko ati uzi ko nimba ari ukuboko kari ingegera, ati burya nuko byagenze. Ati nuko byagenze. Batangira ndetse kuvugana bameze nk'abari gusebya wa muhungu. Ese biraza kurangira gute? Barakwereka wa mukobwa wibuke afite amagambo make aratuje, ariko nyine bafatikanyije ndetse kumuvuga. Burya hari urumaro rw'urugo. Wibuke uyu mukobwa arimo arashaka ndetse ko mugenzi we amwanga cyangwa se yanga wa musore. Yamaze kumenya amakuru ko wa musore ari umukire, byasobanutse yagezeyo. Abantu benshi bikundira ibintu my friend. Urukundo rwa nyarwo rwaba rukibaho, urukundo nyakuri. Ndagira ukurikira unarebe. Iyi minsi nta muntu ugifite uyu rukundo mugenzi we, ahubwo abantu basigaye bakundana babara. Ugasanga umukobwa ari kubara umusore kubera yuko afite ibyo amucunzeho, ugasanga umusore nawe ari kubara umukobwa kuko afite ibyo amucunzeho. Ni muyo maso baniho mpamvu nimumenye inzira muri gucamo. Ariyo mpamvu usanga ingo nyinshi zirimo zisenyuka, ukibaza ngo ni iki kiri gusenya izi ngo ndetse bigacanga cyangwa se bikagucanga. Barakwereka ndetse bakomeje kuganira, arimo arasebya wa muhungu uburyo ari umujura, kandi uburyo ndetse ari umwana mubi, ari umugome. Sasa ibyacu ntibyatinze, ndetse yakomeje kumusebya, ariko uko ari kumusebya ntabwo ndetse yigeze nanone ndetse abura kumuvuga nabi, abura kumuvuga ibyo atakoze ndetse byinshi bitandukanye. Mugenzi we aramureba, aramwitegereza avuga ati okay, ati rero ubwo ndumva arakagegera, ahubwo arakagome. Aramubwira ati ntuzongere kugira impuhwe, kubera ko izo mpuhwe atubugira, atushobora kugira umuntu impuhwe n'ubundi ari umugome, ugasanga ndetse akwangirije isura cyangwa se izina. Arimo aramusebye. Reka mbabwire inshuti y'umusaraba, buriya umwanzi agenda ahiga abantu b'Imana, agenda abarwanya cyangwa se arwanya ndetse umugambi ndetse Yesu aba afite ku buzima ndetse bwa buri muntu wese. Uru rukundo ni rwiza, urukundo ntirwirarira, urukundo ndetse ntirwiyemera, ahubwo urukundo rurahatiriza, kandi urukundo ni rwiza. Urukundo ndetse rubasha, urukundo ni ikintu umuntu ndetse yiyumvamo ndetse akumva kimujemo, yarangiza ndetse akabasha ndetse kwiyumva ukundi kuntu. Buriya hari akantu gatoya ngira ngo nze kubabaza mu kanya kari buze, ariko bene data, urukundo